Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni Marie Chantal Nimwigire baramutsa. Turi muri ya gahunda nziza tuganira ijambo ry'Imana, gahunda ya Saveur Divine. Reka dusenge. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko utwongereye umunsi wo kubaho, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko rihari kugira ngo ritwibutse, kugira ngo ritwigishe, kugira ngo ritumurikire inzira, kandi tugushimiye ko muri ryo harimo imbaraga zikomeye, imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, imbaraga zeza, imbaraga zitunganya imitima yacu, kandi imbaraga zikiza n'imibiri yacu nayo. Turabigushimiye Data, icyubahiro ni icyawe. Reka ijambo tugiye kuganira ribere umumaro buri wese uryumva, kandi icyatumye uryandikisha Mwami kigerweho. Ijambo ryawe ntirigende ubusa, ahubwo rikora umurimo waritumye gukora, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko mubizi, muri porogaramu ya Saveur Divine tuba dufite umutwe w'ijambo turimo kwigaho muri buri cyumweru. Rero iki cyumweru turimo kuvuga ku ijambo ry'uko hariho kugororerwa ku bakoze imirimo myiza, ko abanesheje bazagororerwa. Turi muri uko kwibuka ko imirimo dukora atari imfabusa, atari ugukora gusa, cyangwa se ngo tube duhembwa mu buryo runaka, ariko twibuke ko n'Imana nayo yaturemye kandi ikaduha inshingano, nayo izaduhemba. Amen. Iyo ugiye mu itangiriro ukareba, Imana imaze kurema Adamu yamuhaye akazi ko gukorera Edeni, ko kuyirinda, yamuhaye akazi. Bivuga ngo umuntu wese uvuka mu isi, Imana igashima ko avuka, aba afite inshingano yo gukora. Imirimo igatandukana kuko twese ntitwakora bimwe, ariko dufite iyo nshingano yo gukora. Amen. Ikintu ngiye kuvuga wenda kirakomeye, cyangwa se ntabwo tujya tubitindaho cyane kubitekerezaho, ariko ni ikintu cy'ingenzi kukimenya. Ni ukumenya ngo imirimo yose dufite dukora, myiza yose dukora, yose ni imirimo twahamagariwe n'Imana gukora. Hari igihe usanga kubera inyigisho zitandukanye, hariho kumva ko hari umurimo w'Imana wo mu rusengero. Umurimo w'Imana wo mu rusengero, kubwiriza, kuririmba, gusenga n'ibindi bikorerwa mu rusengero. Rimwe na rimwe umuntu atabyitondera cyane, akibaza ko uko nguko cyangwa se iyo mirimo ariyo mirimo y'Imana gusa. Oya, ntabwo iyo mirimo y'Imana gusa, ahubwo kuva mu rugo, inshingano uhafite, waba uri umumama, waba uri umupapa, waba uri umwana, ukagenda ukagera aho wavutse, inshingano uhafite, ibyo ugomba gukora, abo ugomba kwitaho umuryango wawe, ukahava impano Imana yaguhaye ugomba gukoresha ufasha abandi mu kazi, cyangwa niba wiga
ukiga neza uzi ngo bizafasha abandi cyangwa ukanafasha abandi mwigana. Iyo mirimo yose myiza, uko uhura n'umuntu ukamufasha ukamwitaho, uko ushobora guhura n'umuntu akakuyoboza inzira, urumva ko ni ikintu cyoroshye kiri aho wagira ngo nta kintu kivuze. Ariko umuntu kuba aguhagaritse cyangwa akubajije ibintu atumvaga, ugafata uwo mwanya wo kumwitaho ukamusobanurira ukamufasha akabona igisubizo cy'ikibazo yari afite, ni umurimo w'Imana. Amen, haleluya. Ababyeyi kugirirwa icyizere n'Imana, Imana ikaguha umwana ukamubyara ukamurera ukamwigisha ukamutoza ikinyabupfura, akajya kwiga, ukamwigisha kumenya icyiza, guhitamo icyiza kuko n'ikibi kiba kiri aho, ukamutoza ukamuyobora kugira ngo azashobore kugera ku kigero cyo gukora icyo Imana yamuhamagariye, ariko nawe wabigizemo uruhare. Urabyumva? Ni umurimo w'Imana. Ibi iyo tubisobanukiwe tukabimenya, bituma umuntu wese mu nshingano afite, mu mwanya arimo, aho ariho hose, haba mu rugo, haba ku kazi, haba ku ishuri, haba igihe kigeze cyo kujya mu rusengero, kujya kungurana, kujya guhura na bene data, kujya guhura n'abandi ngo tubwirane iby'urukundo rw'Imana. Ibyo bintu byose, iyo mirimo yose uko ingana, iyo yose niyo Imana izaduhembera. Imana ishimwe cyane. Ijambo hano riri mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 12, haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Uwo ni Yesu bivuga, ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Azaza aze agororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Irindi jambo rikavuga ngo turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Turi ku murimo, twaratumwe. Hari icyo umuntu wese yaremewe gukora, ni ukureba ngo ahubwo icyo waremewe gukora, cya kindi wiyumvamo, cya kindi uzi ugomba gukora, ese uragikora? Ese iyo ugikoze ugikora neza? Ese ntago twatekereje yuko ibyo tuzahemberwa ari imirimo dukora mu rusengero gusa, bigatuma ari byo dushyiraho umutima kuba twashaka kubikora neza cyane no kubiha umwanya cyane no kubikora tukumva ko ari byo, ariko tukagira ibindi twibagirwa. Umurimo w'Imana ni mugari. Umurimo w'Imana ni mugari. Muri Edeni Adamu yari afite iyo nshingano yo kuyikorera no kwita ku birimo, akajya agira n'ubusabane n'Imana kuko Imana ngo yajyaga imugenderera. Ariko tubona ko n'igihe hari hamaze kubaho gucumura, gukurwa muri Edeni, naho imirimo yarakomeje. Yarabwiwe ngo no kugira ngo ubone icyo urya, ubone icyo ufungura, utunge umuryango wawe, uzajya ukora, icyuya cyize, uvunike. Niyo mpamvu mubona umuntu wese yahagurutse gukora kandi akabishyiramo umwete, Imana imuha umugisha, kuko ni ihame ry'Imana gukora. Twazanywe muri iyi si kugira ngo dukore ibe nziza kurushaho, kandi nyuma yaho hazabaho umunsi nyine Yesu azaza. Imana ntabwo ijya yibagirwa, oya, umuntu wese ahemberwe imirimo yakoze. Dusoza, Imana idufasha cyane kugira ngo tugire umwete wo gukomeza gukora imirimo myiza, kandi aho Imana igushyize aho ariho hose
urebe abakugose, urebe abo iguhaye, urebe icyo urimo gukora mbega kirimo kumarira icyo abandi, kuko icyo urimo gukora ntabwo Imana yibagirwa, izakiguhera umugisha. Hariho n'ubwo abantu batibuka bakibagirwa ntibabihe agaciro, ariko Imana yo ntiyibagirwa. Ntucike intege kubw'umurimo Imana yaguhamagariye gukora, uhereye mu muryango, haba umuryango wawe bwite niba uri umuntu mukuru, haba ari umuryango uvukamo, haba ari inshingano wahawe kubera impano zawe n'ubushobozi Imana yaguhaye aho ukora. Ibyo byose umenye ngo Imana izabiguhera umugisha, kandi igihe nikigera Imana izaguhemba ikubwire ngo warakoze mwana wanjye, kuko wasohoje icyo nari nagutumye gukora. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire icyumweru cyiza kandi munyurwa kandi mwubakwa n'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.